reka ngire icyo mvuga kuri pasika y'abayuda y'abisirayeli yatangiranye na Mose na Aroni muri Egiputa, ari Imana iyitangije ishingiye ku gitambo cy'umwana w'intama w'isekurume w'umwaka umwe. Nuko mu gitabo cyitwa Kuva igice cya 12 niho havugamo itangiriro rya Pasika, isabukuru yitwa Pasika. Umunsi mukuru witwa Pasika wakorwaga buri mwaka mu bwoko bw'Abisirayeli, mu benegihugu b'Abisirayeli hose bubahirizaga iyo Pasika, kandi n'ubu ngubu ngira ngo baracyayubahiriza abataremeye kwinjira mu idini rya Gikristo. Ngiye kubivugaho gutya rero. Imana ibwira Mose na Aroni iti bwira buri muryango, buri rugo rw'Abisirayeli rutegura umwana w'intama w'isekurume, niba adahari w'umwaka umwe bafata uw'ihene ntacyo bitwaye, isekurume y'ihene y'umwaka umwe, hanyuma bitegure ku munsi nkubwiye itariki runaka y'ukwezi runaka. Ni ukuvuga ngo ku kwezi ariko Imana iri kuvugamo, iri kuganirizamo Mose, buri muryango, buri mugabo nyir'urugo bazabage uwo mwana w'intama, hanyuma bawusangire nijoro, baze kurya inyama. Ku mugoroba baze kurya inyama, niba nyine ari n'abakeya muri urwo rugo bwira urugo rw'abaturanyi bafatanye baze gusangirira mu nzu imwe. N'umusangiro rero, uwo musangiro baraza kurya iki? Baraza kurya inyama z'intama. Cya kabiri baraza kuzirisha umutsima udasembuye, kandi hari n'ikindi cyatsi, imboga zisharira nazo baraza kurisha n'imboga zisharira. Biragenda gute rero? Arababwira ati Uwiteka Imana avugana na Mose ati babwire noneho nibamara baze kubaga iryo tungo, umwana w'intama, kandi bafata amaraso, bayatege amaraso bayashyire mu cyungo, ntameneke kuko hari icyo wari buyakoreshe. Ayo maraso rero ya buri tungo kuri uwo munsi bisohoye bakora nk'uko Mose yababwiye. Kuri uwo mugoroba barabaga. Bamaze kubaga, Abisirayeli bari benshi, imiryango isaga 600 ni myinshi, irimo abagabo, abantu basaga 600 b'igitsina gabo kubera ku myaka 20 kuzamura. Ni ukuvuga ko ari imiryango irimo abantu bageze kuri 2 miliyoni cyangwa 3 cyangwa 4. Ni imiryango myinshi rero, wenda 1,000 ngahe, 500. Bose barabwirana ku kwezi gushyitse. Kuri uwo munsi bakora nk'uko Mose yababwiye. Niyo ni Pasika Imana ibazaniye, izahinduka isabukuru ya buri mwaka, n'umuhango uzajya ukorwa buri mwaka, w'idini Imana izanye ibahaye. Ni idini rero. Ubwo rero idini rigira imihango, rigira imigenzo, aba ari imfashanyigisho, biba bisobanura ikindi kintu, ariko umuntu atabasha kumva neza iyo mihango n'izo mfashanyigisho mvuze, n'iyo migenzo idahari, ntabwo umuntu yabyumva neza. Noneho rero umwana w'intama, buri rugo cyangwa se ingwe 2 cyangwa 3 ziraterana, zirabaga ku mugoroba, amaraso zibigenza uko amabwiriza uko
bayahawe nuvuga ngo barizeye ibyo Mose ababwiye kwizera barabyemera barabyizera barabyumvira urumva ko kwizera kujyana no kwemera no kumvira amabwiriza hanyuma amaraso bamaze kubaga bayashyira ku nkomanizo z'imiryango ebyiri iburyo n'ibumoso bayasigaho no hejuru bayasigaho hanyuma inyama babigenza uko babwiwe ntibarenga ku mabwiriza ntibaziteka mu mazi barazotsa kandi barabuje ngo ntimukazirye mbisi kandi ntimukazirye zitetse mu mazi ahubwo muzazotse barazotsa n'umutwe muzotse n'amaguru byose n'ibyo mu nda mwotse murye byokeje ni ukuvuga ngo amagufa mutwike ibyo mudashoboye kurya mutwike bihinduke ivu ariko ntibirare ntimurare mutabirangije uvuga ngo mu masambiri saa tatu za nijoro barariye barisha n'imitsima idasembuye imigati n'imboga mu kinyarwanda twakwita isogi na nyiragasogereza kuko nizo zisharira iyo ni pasika niko yababwiye Imana yababwiye ngo iyo ni pasika y'Uwiteka niko Mose yababwiye ngo kuko hari ikintu kiza kuba muri iryo joro gikomeye cyane Imana yategetse ko kiba muri Egiputa mu miryango yose mu ngo zose za Egiputa icyo kintu rero ni icyago cya nyuma cya 10 ni urupfu Imana yohereje niyo mugenga w'ubuzima ni itegeko umuntu akabaho kandi itegeka umuntu agapfa uburyo n'urupfu rero niyo mugenga warwo itegetse yuko urupfu runyura muri Egiputa rugahitana ikiremwa muntu cyitwa umwana w'imfura niba ari umuhungu gusa niba n'umukobwa arimo simbizi niba umukobwa arimo ariko buri mwana w'imfura wese arapfa cyane cyane w'umuhungu ye ngira ngo n'umukobwa hanyuma ngo n'amatungo y'imfura agihari ahari nayo arapfa nimutekereze muri buri rugo umuntu uri guferera hari urugo umupapa ari imfura hari urugo mama ari imfura hari urugo muri urwo rugo n'umwana umwe akaba ari imfura hari urugo rurimo abantu 3 nibura cyangwa 2 ariko harapfa nibura umuntu mu Bisirayeli rero baraza gupfa bose kuko umuhango wo kubuza icyo cyago ko kigera mu rugo uwo batawukoze kuko ntibawubwiwe Imana yabwiye Mose na Aroni babibwiye Abisirayeli gusa bihinduka ibanga ryabo hanyuma abanyegiputa ntibabimenye bo icyo cyago Imana yohereje urwo rupfu Imana yohereje ko niyo mugenga w'urupfu burya rubanyuremo bose byitwa ngo rubanyuremo Imana ibanyureho urupfu rubanyureho rubategekerwe rubagenerwe niko byagenze hanyuma Imana iravuga ngo iyo niyo pasika ibahaye ishingiye ku mwana w'intama uri bubagwe akabaye nk'igitambo kugira ngo hatagira umuntu w'imfura uza gupfa mu rugo rw'Isirayeli mu muryango wose w'Isirayeli Abisirayeli rero barariye mu masasa za nijoro ikimana yavuze kirasohora niyo mutegeka niyo mugenga urupfu ruratambuka muri Egiputa rwica abana b'imfura bose n'amatungo y'imfura by'abanyegiputa ariko Abisirayeli hari umwana w'imfura ntiyapfuye nta n'umwe wapfuye yewe n'amatungo nta na rimwe ryapfuye n'iry'imfura ntiryapfuye iyo niyo pasika rero Imana yavuga ngo iyo niyo pasika mbahaye ni pasika y'Uwiteka kandi muzayihindura umuhango muhindura umunsi mukuru w'idini ry'Abisirayeli kugeza igihe Abisirayeli igihe cyose bazabaho aho bazaba ari hose mu gihugu cyabo cyangwa n'ahandi hose bagiye bajye bubahiriza uwo munsi mukuru bakora umusangiro basangira umwana w'intama baganire ku biganiro by'Imana yabwiye Mose uko byagenze icyo gihe Imana ikabakiza ibyo bimaze gusohora rero habaye igitangaza
gikomeye cyane ni uko abanyegiputa bahagurutse bose bati imana y'abisirayeli iraturangiza iratumara, nimugende mw'abisirayeli mutuvire ahangaha, mujyane n'ubutunzi bwanyu bwose, mujyane yewe n'amatungo yanyu, mutuvire muri iki gihugu, mugende iwanyu mu gihugu, mutuvire ahangaha mu gikanani nk'uko mwabivuze, mutuvire mu gihugu cyacu, kuko ibimaze kwangirika ni byinshi. Dore noneho n'abana b'imfura bapfuye, n'umwana w'umwami yapfuye, ariko imana yamenye n'ibangira avuga ngo abo bana b'imfura bose bari bigirwamana, ngo baranasengwaga mu giputa. Abana b'imfura urumva ko imana yibasiriye ni ibigirwamana byo muri Egiputa. Abo bana b'imfura bose bari bigirwamana ko barasengwaga. Abanyegiputa bari bafite idini ryo gusenga abana b'imfura. Ubwo idini rya Pasika iratangiye, n'idini ry'Abisirayeli riratangiye, bitangiranye na Pasika, kandi izajya yizihizwa buri mwaka kugeza igihe Abisirayeli bazabaho imyaka yose. No mu butayu bizihije iryo dini imyaka 40 bari bahari, bageze no mu gihugu cy'Isirayeli barazihije. Abatarabyizihizaga n'ubwo ko bakoze icyaha imbere y'Imana. Kutumvira Imana ni icyaha, kuko Adamu na Eva nabo ntibumviye Imana, ni icyaha. Icyo cyaha cya Adamu na Eva cyazanye igihano cyitwa gupfa k'umubiri ndetse no gupfa ko mu mutima, igihe umuntu atumviye Imana ngo ayishakane umwete, ayizere, ayisabe imbabazi, ni ukuvuga ngo no gupfa k'umutima kugakurikiraho. Ariko gupfa k'umubiri kwazanywe no kutumvira. Icyo gihe rero murumva ko n'Abisirayeli niba batarumviye uwo muhango ngo bakore uko Imana yibabwiye, nubwo itabasobanuriye neza ibyihishe muri uwo muhango wo kwita umwana w'intama, ariko nyuma yaho Mose Imana yarimusobanuriye. Imana yaramubwiye iti umunsi ubanziriza isabato cyangwa se ku isabato, abatambyi Aroni n'abatambyi bo mu muryango we bajye n'umunsi wari wo wose, igihe umuntu yakoze icyaha bajye batanga igitambo cy'umwana w'intama, bizaba injungu. Ni ukuvuga ngo azababarirwa, ntazaba akibarwaho icyo cyaha kubera ko igitambo cyatanzwe. Murumva ko nyuma yaho mu butayu Imana yaje gusobanurira Mose, iramubwira ati nyamara kubaga umwana w'intama bakamutwika ku ruhimbi abayuda imbere y'urusengero rwari rwubatswe. Mose Imana yari yabwiye Mose ngo ku rusengero mu buryo bw'amahema rujyana n'iryo dini ry'Abisirayeli. Idini ry'Abisirayeli, urumva uwo mwana w'intama mu butayu Imana ishyizeho urusengero narwo rujyanye n'iryo dini ry'Abisirayeli, kandi ko imbere y'urwo rusengero imbere yarwo mu rupangu hazajya habagirwa abana b'intama benshi cyane, bagatwikwa kuri buri muntu kugira ngo bihongerere ibyaha by'Abisirayeli. Izo ntama zihongerere, bihinduke nk'aho bicunguye Abisirayeli, mbese Abisirayeli ibyaha byabo bikurweho kubera ko umwana w'intama yabazwe agatwikwa. Kandi Abisirayeli babwirwa ko bazajya batwika intama zimwe zabazwe, izindi bagasangira inyama zazo, bagakora umusangiro, atari gusa ku munsi w'isabukuru uba rimwe mu mwaka, ahubwo kuri buri sabato cyangwa se umunsi ubanziriza isabato byarakorwaga. Kandi n'umuntu wimenyeho icyaha yari yabwiwe ko Abisirayeli bari babwiwe ko bagomba kujya bazana igitambo, intama ikabagwa igatwikwa, icyaha cyabo kikahongererwa kikababarirwa. Murumva idini ry'Abisirayeli rero ko ari intangiriro y'ikizahinduka idini ry'Abakirisitu.
ntabwo rero bikwiye iby'icyo gihe bikwiye gusuzugurwa, ahubwo tukwiye kubyigiraho. kandi amagambo Mose yahawe ntabwo yose yakuweho mu isezerano rishya mu idini ry'abakristo. Amategeko y'Imana ahoraho, ahubwo ajyanye n'imihango y'idini ry'Abisirayeli yo kubaga umwana w'intama, imiziririzo, imihango, niyo yarafite igisobanuro ku buryo mu isezerano rishya abakristo bafite ukundi babisobanuriwe n'intumwa za Yesu tubigenza. Ariko amategeko y'Imana ahora amategeko y'Imana ahinduka, kandi n'abahanuzi bagiye bakurikiraho kugeza kuri Yohana Umubatiza. Ntabwo amategeko y'Imana yakomeje gutsindagirwa n'abahanuzi, kandi mumenye ko hari abahanuzi bahanuye kuri Yesu, ku mwana w'Imana uzaza, ko azasimbura igitambo cy'intama zibagwa buri mwaka mu isabukuru kugira ngo bikureho ibyaha by'Abisirayeli. Murumva ko isezerano ryabanje rya kera, ikiragano, cyari imfashanyigisho kubw'isezerano rishya, kugira ngo isezerano rishya rizumvikane neza, rishingiye ku mwami wacu Yesu Kristo nk'umwana w'intama w'Imana usimbuye ziriya ntama zose. Yesu ashimwe cyane ko mu isezerano rishya muri Yesu Kristo tubasha gusobanukirwa neza iriya mihango yo mu isezerano rya kera, iriya dini ry'Abisirayeli, tugatangarira Imana kandi tukarushaho kuyikunda ko nabo yabafashije, ntabwo yabatereranye ab'icyo gihe. Gukomeza kugeza kuri Yohana Umubatiza, ni ukuri Imana yafashije Abisirayeli kugira ngo ibyabo bimenyekane, abantu bagire ikintu cy'imfashanyo mu ijambo ryitwa gukiranuka k'umuntu w'Imana, k'umukiranutsi, k'umuntu ushimisha Imana. Biriya bitabo byose byo mu ijambo rya kera, iyo ugenda ubisoma uratangara, ukabona ko Imana yagiye ivugana na Mose, igenda ivugana n'abandi bahanuzi, kandi igira ngo ivugire muri bo, ibwire Abisirayeli ko ari Imana yabo, kandi ko ishaka ko bitwara neza gutya, ko bakurikiza amategeko, bayizera, kugeza kuri Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yari umuhanuzi wa nyuma urangiza isezerano rya kera, kuko abantu rero b'icyo gihe bose bategekwaga gukurikiza iryo dini, ndetse kurisakaza mu moko yose ari ku isi, bakamenyekanisha Imana yabo, ibyo ikunda ko bigomba gukundwa n'abantu bose, ibyo yanga bikangwa n'abantu bose, amategeko yabo ko akwiye gukurikizwa n'abantu bose, biremwa abantu bose, atari Abisirayeli gusa. Mu by'ukuri Abisirayeli yari yabagize abavugabutumwa babwiriza andi moko yose yo ku isi, niyo mpamvu yanabatatanije ku isi kugira ngo bagende babwirize n'i Babuloni, mu bihugu by'i Babuloni n'ahandi hose aho bagiye batatanira, no muri Egiputa. Iryo dini ry'Abisirayeli rero ryagize umumaro kubarikurikizaga neza, kandi abahanuzi nka Yesaya na bagenzi be benshi, na ba Yeremiya na Ezekiyeli, bahanuye iby'uko hazaza isezerano rishya rije kuvugurura iryari risanzweho, ikiragano gishya kije kuvugurura iryari risanzweho, n'andi magambo y'Imana azahishurwa mu isezerano rishya. Kandi bamwe bahabwa n'ubuhanuzi buvuga kuri Yesu, ntibabimenya neza, ariko bakagerageza gushishoza, ariko bakavuga ngo nyamara hari umuntu uzaza witwa Kirisitu, uzasobanura iby'Imana neza mu gihe azaba yaje, hazaba hatangiye ibihe bishya ku isi, isezerano rishya. Ni Yesu Kristo rero bavugaga mu by'ukuri, n'idini rye ariryo dini ry'abakirisitu, na Pasika ya buri mwaka icyo isobanura. Yesu ashimwe. Ngira ngo hari icyo byaba bikumariye mwene data unyumvise, kandi
nawe utaraba umukirisitu hari icyo byaba bikumariye iby'iri dini ry'Abisirayeli ryacyuye igihe hagatangira isezerano rishya. Yesu ashimwe, amen.